uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira ni mumwumve. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho icyumweru cya kabiri cy'igisibo tariki ya 8 Werurwe 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4, Zaburi ya 33. Isomo rya kabiri niryo mu ibara ya kabiri Paulo mutagatifu yandikiye Timote umutwe wa mbere umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 17 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu ajyana na Petero na Yakobo na Yohana umuvandimwe we ukwabo mu mpinga y'umusozi muremure. Nuko yihindura ukundi mu maso yabo, uruhanga rwe rubengerana nk'izuba, imyambaro ye yererana nk'urumuri. Ubwo Musa na Eliya babonekera baganira nawe. Petero niko guterura abwira Yesu ati, Nyagasani, kwibera hano ntako bisa. Niba ubishaka ngiye guhaca ibiraro bitatu, kimwe cyawe, ikindi cya Musa n'ikindi cya Eliya. Akivuga ibyo, igihu kibengerana kirabatwikira. Ijwi riturukamo rivuga riti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira, nimumwumve. Abigishwa babyumvise bitura hasi bubitse amaso bafite ubwoba bwinshi. Nuko Yesu arabegera abakoraho arababwira ati, nimubaduke mwitinya. Bubuye amaso ntibagira undi babona kereka Yesu wenyine. Bamanuka umusozi Yesu arabihanangiriza ati, ntimugire umubwira ibyo mumaze kubona kugeza ubwo umwana w'umuntu azaba amaze kuzuka mu bapfuye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, amasomo y'iki cyumweru cya kabiri cy'igisibo aradufasha guhinduka ukundi. Turazirikana ku ngingo 3. Turi abagenzi hano ku isi. Impamvu Yesu yihinduye ukundi no kwizihira Nyagasani. Ingingo ya mbere, turi mu rugendo hano ku isi. Mu isomo rya mbere turumva Aburahamu yumvira ijwi ry'Imana rimusaba guhaguruka. Wimuke uve mu gihugu cyawe, mu muryango wawe, mu nzu yawe, ujya mu gihugu nzakwereka. Imana igira uburyo duhamagara igira ngo dushinge ubutumwa buri wese muhamagaro we, ikamusaba kugira ibyo yigomwa, nuko ugasiga byose ugasanga byose. Gusiga ibyawe n'abawe ugacungira ku Mana yonyine. Uku kwimuka kandi gushushanya ukwimuka tuzagera tuva kuri iyi si, tugasiga ibyo twari dutunze byose, ibintu n'abantu, inshuti n'ababyeyi, amafaranga, tukitaba Imana, tukimukira mu ijuru mu gihugu cy'isezerano. Kwimukira mu gihugu cy'isezerano bisaba ikintu kimwe rukumbi, kuko Paulo yabyibukije Timote mu isomo rya 2, ni ubutungane. Paulo arasaba Timote kuruhira no kogeza inkuru nziza n'imbaraga z'Imana yiduhamagarira kuba intungane. Urugendo rwo kuva mu cyaha ugahinduka ukagera ku butungane niko kwimuka, kugenda, guhaguruka ukagenda, kwihindura ukabengerana nka Yesu, wihindura ukundi nk'uko twabizirikanye mu Ivanjili ya none. Mana, mbikesha kujyana na Yesu ku musozi. Umusozi kwa Matayo uvuga byinshi byiza Yesu yagiye gukoreraho. Ni ahantu ho gusengera, naho umushukanyi yajyanye Yesu, naho Yesu yatangira itegeko rishya, naho Yesu atangariza abahire mu ngingo 8 nterahirwe, naho Yesu agaburira abantu imigati bakarya bagahaga, naho Yesu ahura n'abigishwa be akabasezeraho amaze kuzuka. Hanyuma noneho kuri umusozi wa Taboro aho Yesu yihindura ukundi. Nkuko tubizi ugiye ku musozi arazamuka, kandi mu mugeranyo dukora Imana iba hejuru. Ni nayo mpamvu twimuka tugakora urugendo tuzamuka tugiye gushakashaka Imana. Muri ubwo buryo ijuru nahari Imana, umusozi ni ahantu dusengera, mu kiliziya, mu miryango remezo, iwacu mu ngo, n'ahandi hose duhurira n'Imana. Umutima wawe cyane cyane ujye umenya ko ari umusozi usumba indi yose, kuko uhuriramo n'Imana, ukazamuka, ukajugunya ibyaha, ibishuko, ibibangamira umugambi w'Imana byose, ukemera ukazamuka ukaruha, ukabira ibyuya bakugeze ku Mana. Petero nyuma yo kubona ko ibyo byiza byamurenze arifuza guhaca ibiraro bitatu. Bavandimwe, hari uwo twifuza kwizirika ku by'isi kubera uburyohe bw'inyuma, ariko tukibagirwa ko ibyo tubona hano ku isi atari byo herezo. Byakatuberera urwego twururiraho twimuka tujya mu ijuru. Twitoze kurarikira iby'ijuru, tugira inyota y'Imana, tugira inyota yo gusenga,
kuko hano ku isi nyine turabimukira, turabagenzi, iwacu ni mu ijuru. Ingingo ya kabiri, kuki Yezu yihinduye ukundi? Rimwe, uruhanga rwe rubengerana nk'izuba n'imyambaro ye nk'urumuri. Kwihindura ukundi kwa Yezu ni igikorwa kibanziriza ibabara n'urupfu bye, kigashushanya urugendo azakora ava mu bapfuye agahinduka akazukira kudukiza, izuka nk'umutsindo w'ikuzo wa Yezu ku rupfu. Kabiri, mu byanditswe bitagatifu Imana yihishurira abantu umwana wayo Yezu Kristo. Mu gihe Musa na Eliya mu isezerano rya kera bahagarariye amategeko n'abahanuzi, Yezu we kwihindura ukundi hahise hatangira ikindi cyiciro gikomeye. Nuko rero ubutumwa wanyuraga ku bandi bantu Musa na Eliya, noneho Imana ubwayo irahibereye mu mwana wayo. Uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira, nimumwumve. Icya gatatu, kuki intumwa Petero, Yakobo na Yohani aribo gusa Yezu yajyanye nabo? Nuko rero bagoye kurenza abandi? Oya, ahubwo Yezu yashaka kubategura ku buryo bw'umwihariko, kuko hari amabanga ya kiliziya menshi Yezu yababikije. Turabizi nkuko bose ko ari batatu yavanye mu bwato bari kuroba, ni nazo ntumwa zahuye n'amagorwa akomeye cyane buriya. Yakobo na Yohani bene Zebedeyi basabye kwicara iburyo n'ibumoso bwa Yezu. Mu ntumwa, Yakobo niyo ntumwa ya mbere yahowe Imana. Yohani we Yezu yamubikije Bikira Mariya, niyo ntumwa yapfuye nyuma y'izindi. Naho Petero ni umutware wa kiliziya, Yezu yamuhaye imfunguzo z'ijuru. Nguko rero mbere y'uko Yezu atangira ububabare yabanje kubajyana ku musozi wa Taboro kubategura, yihindura ukundi mu maso yabo, bityo bakazamenya ubwenge no kwihanganira ibigeragezo mu nzira y'umusaraba. Iyo umukristo agize amahirwe akajyana na Yezu, Yezu agenda kwihishurira buhoro buhoro, agakubitsa n'amabanga ye, ukaba inshuti ye agatangaza, akagutegura, bityo ukamenya kwihanganira ibigeragezo, amakuba n'ibitotezo byose kubera Yezu. Ingingo ya gatatu, kwizihira Nyagasani. Nta byishimo byaruta kumva umuntu avuze ngo arakwishimira kubera ko witwara neza. Igihe cyose twagiye gusenga tukazamuka umusozi tugiye kureba Nyagasani, bishimisha Imana. Tujye dukora ku buryo bishimisha n'abandi. Uvuye mu kiliziya ugasanga abandi wasize, ukababwira ibyiza, ukabasangiza Yezu, ku buryo natwe tuvayo uruhanga rubengerana nka Yezu, turi intungane, turi beza. Muri kiliziya zimwe na zimwe hari aho bandika ku muryango usohoka bati utahanye iki? Ubwo ba nta mushoborana nta munoza batanye umunabi, bagasubiza bati ntahanye icyo wampaye. Umunsi umwe abakristo babiri batavuga rumwe kubera amasambu bahuriye mu kiliziya ku cyumweru baje gusenga. Umwe yicara inyuma y'undi, ntawe ubizi muri bo. Noneho mu gihe cyo gutangana amahoro ya Kristo, uw'imbere ahindukira ahita aho uw'inyuma, nuko amaze kuyamuha bimwanga mu nda. Yongera guhindukira n'amahane menshi ati nikinsubiza amahoro yanjye ngihaye. Undi ati nikibanze nanjye kinsubize ubutaka bwanjye cyarengereye. Nuko rero batangira gufatana mu mashinga mu kiliziya, bateza akavuyo mu kiliziya. Bibuka kandi ko bagiye guhazwa. Nuko inyuma aravuga ati reka tubanze duhazwe, ariko nidusohoka mu kiliziya turaza kwituruna hasi nawe wagisambuwe. Bana b'Imana twisubireho. Wagiye ku musozi ajya akora ku buryo avayo yahindutse, yahinduye ibitekerezo bibi yari afite, ari kubengerana ubu Yezu. Ntakongera gusubira mu bwone cyangwa uburengero uvuye gusenga muvandimwe, ntakongera kuvuga nabi uvuye mu misa, kuko iyo umaze guhazwa nawe uhinduka umwana w'Imana, wizihira Imana n'abandi. Uba wakiriye impamba y'urugendo, Ukarisiya, funguro ry'abana b'Imana bari ku rugendo, bari hafi kwimuka. Mukristo rero no guhinduka wese, ntaho usondetse Yezu, turi hafi gupfa. Nabyo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yavugaga asaba abakristo kwitwararika igihe amaze guhabwa Yezu. Ati nuva guhazwa bakakubaza impamvu noneho witonze ngo habaye iki, uzasubiza uti ntwaye ijuru, ntwaye Imana, ntwaye Yezu. Mukristo nawe nujya uva gusenga uvuye mu misa ujye uhumura ubu Yezu, uhinduka ukundi uba intungane. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu iseminari nto Mutagatifu Aloyizi, Diyoseze ya Cyangugu.